Bwana Faustin Twagiramungu, Perezida wa CPC, murakomeye. Muraho namwe murakomeye. Radio Impara yishimiye kuganira namwe kugira ngo tubabaze icyo mutekereza ku ijambo cyangwa se ikiganiro umunyamabanga intumwa y'umunyamabanga mukuru wa UNI mu karere k'ibiyaga bigari aribo Ambasaderi Saïd Djinnité yagiranye na Radio Mpuzamahanga y'Abafaransa. Tukaba rero muri icyo kiganiro nk'uko namwe mwacyumvise akaba yavuze ku bintu bitatu tugira ngo tubabaze icyo mutekerezaho. Yavuze ku cyerekeranye n'imirambo y'Abanyarwanda cyangwa se imirambo ishobora kuba ari n'iy'abandi bantu ntawamenya igaragara mu kiyaga cya Rweru kigabanya u Rwanda n'u Burundi. Bese muravuga iki kuri icyo gisubizo yatanze kuko yavuze ko bamubajije batese Oniyo irabitekerezaho iki ko Amerika n'Uburayi byo byavuze ko iyo mirambo igomba gusuzuma. Avuga yuko na Oni nayo ishyigikiye icyo ibyo bihugu byavuze. Mwebwe muravuga iki kuri icyo gitekerezo nyakubahwa Perezida? Iki kibazo si bwo bwa mbere kivuzwe na Radio Mpuzamahanga y'Abafaransa yitwa RFI. Nigeze kukibazwaho n'undi munyamakuru wa RFI. Ngiye mvuga ko bibabaje cyane kubera ko byamenyekanye ko abo bantu ari Abanyarwanda, ariko ibyo nashubije reka mbesubiremo. Navuze ko Burundi busa n'ubufite ubwoba bwo gutangaza ko abari abantu bapfuye bakanyuzwa mu mugezi ukagenda ukabajugunya mu kiyaga cyitwa Rweru ari Abanyarwanda. None rero ndagira ngo nshimire Abanyamerika kuba batinyutse kuvuga ko icyo kibazo kigomba guhagurukirwa, hagakorwa nkete, abantu bagapimwa bapfuye bakamenya abari bo, bakamenya n'ababishe. Ngabaro nibwira ko icyo kibazo turagira ngo dushimire Abanyarwanda bose bakomeje kugikurikirana, dushimire n'abanyamahanga bakomeje kubikurikirana. None ubu ngubu tukaba twizera ko ukuri kuzamenyekana. Ibyo byo kwica abantu bucece, babenshi bakubitwa utunyundo, abandi bakubitwa udufuni, ntabwo bikorwa n'Abarundi, bikorwa n'ubutegetsi buri mu Rwanda, kandi tuzi ko hari abantu bageze ku 30,000 babuze, bagomba bose kuzamenyerwa irengero. Ni ibingi byo navuga. Reka rero nongere mvuge ko dushimiye ibihugu by'amahanga, ariko twadushimiye cyane cyane Abanyamerika bashyigikiye ubutegetsi bwa Perezida Kagame. Ibyo turabizi, bahagurukijwe no kugira ngo icyo kibazo nacyo tukibonere umuti. Nibyo ngibyo navuga. Murakoze Perezida. Hari n'ikibazo rero yavuzeho bamubaje bati byerekeranye na FDLR yasabye ko hagomba kubaho imishyikirano kugira ngo ikibazo cyo gutaha amahoro gishoboke, kandi iyo mishyikirano ikareba n'amashyaka yose. Icyo kibazo akaba yavuze yuko mu by'ukuri ari umuryango wa SADC ari na ONU nta numwe wigeze atanga icyifuzo cy'uko ibyo biganiro byabaho. Mwebwe murumva igisubizo ari iki? Muravuga iki kuri iki gisubizo yatanze? Icya mbere ntabwo ari SADC, nta nubwo ari l'ONU igomba kumenya niba Abanyarwanda bagomba gutaha cyangwa se batagomba gutaha. Birumvikana ko Abanyarwanda twebwe ubwacu ni twebwe tugomba kumenya ko imishyikirano igomba kubaho, kubera ko nitwe tubabaye. Kuri iki kibazo rero ndagira ngo tugisubize ku buryo bwumvikana. Nuko ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2013 Perezida Kikwete ari Addis Abeba hamwe n'abandi bayobozi bo mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari, we yari yasabye Perezida w'u Rwanda ko yazagerageza akihangana akareba ukuntu yagirana imishyikirano n'abamurwanya. Rero undi nta nubwo bakimurwanya n'abantu bo muri FDLR. Igisubizo Perezida Kagame yagitanze ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu w'uwo mwaka, mu 2013, avuga ko ibyo bintu atabikozwe, ahubwo asa n'ufata Kikwete nk'umusazi, ndetse n'umuntu ugomba kwicwa ko yavuze ngo ntazamenya ngo uko zaba yamukinguye cyangwa se yamunyujije mu ryoya, niko Abanyarwanda bakunze kuvuga. Ubwo guhakanira kwa Kagame kwatumye twebwe tudacika intege, byaba FDLR byaba se CPC. Inyandiko zaranditswe, FDLR yasabye ko habaho dialogue, bavuga no ku maradiyo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka ko bategereje ko hazabaho ibiganiro, nubwo bashyize intwaro hasi, ariko ibyo bintu bigomba kuzakorwa. CPC yaranditse dusaba ko ibyo biganiro bigomba kuzaba.
n'ubu kuri uyu munota mvuga ngomba kongera kwandika mu izina ry'amashyaka dufatanije ko dushaka ibyo biganiro. Impamvu nimwe, ntabwo dushobora kugenda dusesera nk'utwana tw'imbeba cyangwa se imishwi ngo tugiye mu Rwanda tuzi ibintu bikorwa. Ese wabona iriya mirambo n'abantu batangiye kubura muri iki gihe yoga mu kiyaga cya Rweru, wowe ukavuga ngo uratashye. Abatashye se ninde wabakoreye inventaire nibura ngo tumenye ko nabo bagira umwuka? Ibyo rero bigomba gusobanuka nk'uko abataha bose bagombye gutaha hari security, bagombye gutaha ari uko ibyo twatse espace politique biboneka, twagomba gutaha ari uko uburenganzira bw'ikiremwa muntu bwubahirijwe muri kiriya gihugu, twagomba gutaha tutagiye kubibiragi cyangwa se bipfa amatwi, tugakurikirana politike yacu yabigomba kuvugururwa ikavugururwa kubera ko Kagame atari we Kamara. Ngaba rero nibwira ko ibyo kuvuga ngo Loni ngo ndirabyemera, Loni ntabwo amakosa yakoze ni ishyano, na Perezida Kagame ubwe ahora yireka kuko ngo itamutabaye, natwe ubu ngubu rero katuyireye kubera ko idashaka ko dutaha. Ngaba rero nibwira ko icyo kibazo kizagira ngo cyo kumvikana, kuko nta bukoroni dushaka mu byerekeranye n'impunzi, kimwe nuko nta bukoroni dushaka mu byerekeranye n'imibanire yacu mu gihugu cyacu. Nibyo ngibyo navuga. Tukiri kuri icyo kibazo, bamubajije ikibazo baramubwira bati impunzi z'abanyarwanda zitinya gutaha bitewe nuko zitinya ko zahohoterwa zikaba zagirirwa nabi bitewe nuko mu Rwanda nta butegetsi bwa demokarasi buhari, nta demokarasi ihari. None we arasubiza ngo ntihagitangire imirimo ye, ngo ariko nawe yumva impunzi zigomba gutaha, nta mpunzi zigomba gutaha zidafitiwe umutekano. Kuri icyo kibazo cy'impunzi muri rusange atari na FDL gusa, murabivuga iki no kugisubiza atanze, kuko avuga ngo ntihagitangire akazi nta kazi? Ibyo byo gutangira akazi byo ntabwo byica amategeko, amategeko ariho impunzi zifite uko zitaha. Yagombaga no gusubiza avuga ati impunzi zigomba gutaha zikanyura mu nzira iyi. Nkaba nibwira ko icyo kibazo kigiye kumara imyaka hafi 20. Impunzi zavuye mu Rwanda mu kwezi kwa karindwi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane zirasirwa mu makambi, ziraswa nk'inyamaswa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatandatu, zirahigwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'umunani, yewe kugeza ubu ngubu. Ntabwo rero ibyo bita HCR bariya bashinzwe impunzi ntibigeze bita kuri icyo kibazo. Igihe kirageze rero ko abantu bagihagurukira bakamenya ko abo bantu batagomba kujya baraswa nk'impongo cyangwa se ngo bagahigwe nk'ingwari cyangwa inkwavu. Kigomba guhagurukirwa kandi abanyarwanda bari hanze, si abari muri Kongo gusa. Muri Kongo hari benshi, kuko ejo bundi uwitwa Kobula ari uyobora MONUSCO yavuze ko hari 245. Hari abandi ngo ngo batibarishije agomba kuba ari 300. Ariko si bo bonyine nongire mbisubiremo. Impunzi z'abanyarwanda ziri ku isi hose, Australia, Nouvelle-Zélande, Afrika y'Epfo, ibihugu byo muri Afrika bine niriwe ndondoro, mu Buraya, muri Amerika. Ngaba rero nibura ko abo bantu bose bagomba gushyira hamwe tukareba uburyo dushyiraho ikintu kimwe cy'ubumwe, tuvuga ko impunzi zigomba gutaha iwabo mu Rwanda. Inkotanyi niko zabikoze, sinumva ko ibyo zakoze byo abandi batabikora, kireka niba bafite ibindi bitwaje hari by'ubwenge bavuga ko bashobora kuba barusha abandi. Bityo rero ntabwo tugomba kuzasaba uruhushya rwo gutaha iwacu. Icyo dushaka ni kimwe, nuko hagomba kuba hari umutekano. Ndasubira mu byo nari mvuze ku kibazo cya kabiri, ukubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, kuba hari espace politique, no kuvuga urubuga rwa politique rusobanutse, kugira ngo abashaka ko ibintu bihinduka tubihindure, tugumye gufatana mu maboko cyangwa se duterana amacumu cyangwa se turasana za Kalashnikov. Ibyo niba bidahari rero, ubu ngubwo igisubizo cy'uzagitanga kizatangwa na Perezida Kagame cyangwa se gitangwa n'inshuti ze zimishyigikiye, ariko twebwe nuko tubibona ibintu bigomba guhinduka. Hashize imyaka 20 na Perezida Kagame agomba kumva ko ibyo bintu bigomba guhinduka. Ntabwo ari we Kamara, hari abandi bantu bato bafite imyaka mike kumurusha bashobora no gutegeka icyo gihugu, kuko twebwe ariko tubivuga bakagira ngo wenda ngo nabasaza ngo bashaka kumuvanaho. Ntabwo ari ibyo, twe turashaka ibintu bihinduka. Bizahinduka ari uko tubyumvikanyeho, ntabwo bizahinduka ari uko umuntu afashe amahiri cyangwa se ngo afashe udufuni na za Kalashnikov akomeza kwica abantu babayobora mu miyoboro y'imigezi no kubaroga mu biyama. Ngaba rero nibwira ko gutaha byo ni ngombwa kandi tuzabyumvikana. Murakoze.
akabazo k'amatsiko ka nyuma bamubajije niko babanjirije ariko namwe nakabazo nubwo mwagiye mukavugaho kenshi bamwaje bati ese ko ibihugu harimo n'u Rwanda bigiye kujya mu matora kandi bikaba bigomba kubahiriza za constitution ni ukuvuga itegeko nshinga kugira ngo ntibahindure itegeko nshinga abakuru b'ibihugu bariho baveho nyine nk'uko itegeko nshinga bivuga murabona nko mu Rwanda ko bamwaje bati ese oni ibona yabikora ite ikavuga ngo oni ngishyigikiye yuko itegeko nshinga ritahinduka murabona uko gusaba kwe kuzatuma Kagame adahindura itegeko nshinga agakomeza abe perezida Kagame wese ngo arushiki abandi ba perezida bazaba babwirwa wenda bagahindura iyo constitution Kagame mwamufashe nk'ikigirwamana Kagame byakunze kuvuga ni bibiri ko yahagaritse genocide yayihagaritse wenyine ahubwo bayihagarikanye atangiye kubarimbura bamwe abafunga nibaza niba bamwe batari muri icyo kiyaga cya Rweru abandi birukanka ku isi hose n'abasangayo akabatsinda mu mahoteli abo bose barakuranye bahagarikije genocide nk'uko bivuga ariko none ikindi nuko tutakwemera ko akomeza gutegeka babimusaba ngo we ngo arakomeza ngo hari icyo arusha abandi icyo barusha se niki bimwe byo kuvuga ngo yazanye amajyambere ayo majyambere nongere misubire musuye wayazanye wenyine n'abandi bamubanjirije barayaza amajyambere ntazira umunsi umwe amajyambere n'abafite aho yatangiriye bityo nkaba nibwira ko agomba kuzamenya ko ari abo ngabo bashegusha babishaka ari natwe abanyarwanda ntabwo dushaka ko yakomeza gutegeka igihugu cyacu agomba kwemera agahindura constitution abanyarwanda bakitorera abandi bayobozi twebwe ntabwo twarwaniye demokarasi ngo dutange ibitambo byarimbuwe kugira ngo umuntu aze yiyemeze yice igihe ashakiye ategeke igihe ashakiye aterere kongo igihe ashakiye ayibire igihe ashakiye ngo turekere aho ngaho igihe kirageze ko abantu bashyira hamwe tugahagurukira kugira ngo ibintu bihundike mu gihugu cyacu ndabashimiye murakoze ubwo kandi turizera ko muzajya mukomeza kuduha ibiganiro igihe tuzadukenera kubavugisha ntabwo tuzanga gutanga ibiganiro igihe muzamubidusabye kuko ntabwo ari ibyacu si ibyanjye nawe nibyo kugira ngo abanyarwanda bafite icyo badutegerejeho bumve ibitekerezo byacu murakoze mugire umunsi mwiza murakoze namwe